ariko hari abantu bambwiye ngo hari ibintu Imana yagusezeranyije n'iki cyari kirimo cyane rwose usuzongera kwishyuza Imana ingiki yakibivuye rwose Uwiteka ahabwe icyubahiro amen amen Zaburi ya mbere haronda gusuje wowe dukurikira umunsi ku munsi kuri kamera za Zaburi ya mbere TV kwifuriza amahoro y'Imana aho iri hirya no hino ku isi uyu munsi ni umunezero umunsi Imana ikoze igitangaza turi hano mu mujyi wa Kigali hano ku murenge wa Gitega umurenge wa Gitega abahanzi tugiye gukurikirana umuhango w'ubukwe umuhango ubanziriza imihango y'ubukwe yose ubukwe bwa Felix na Florance abageni Imana hayi umugisha tuzakurikirana bwa Florance tubwira ko bose ibintu Imana yari yamusezeranyije nabasha kuganira nawe arambwira ati ibyo Imana yambwiye iki ngiki ndakibivuye kugira ngo dukurikirane umuhango w'ubukwe wose ufite Arona bashije abandi barambwira ngo ariko umuntu bihema uvuga ngo ni umugore cyangwa ni umugabo ugomba kwirinda guhemukirana uyu muntu witwa bihebye yakandagiye mu muryango urasenga ugomba gufashanya nabibabwiye hanyuma mushinzwe umutekano w'urugo rwanyu umugabo ushinzwe umutekano w'umugore n'umugore ushinzwe umutekano w'umugabo ushinzwe umutekano w'abaturanyi umujye kugira umuryango umuturanyi nataka ntagira ikibazo mufite inshingano zo kudatabara kugira ngo muranabizi ko mu mategeko kudatabara umuntu uri mu kaga ni icyaha ubu rero mugiye gushinga ingo ufite n'inshingano zo gutabara hagati yanyu gutabara abaturanyi hazajya ugira ikibazo kandi muri mu rugo rwanyu mufite inshingano zo guhana ibibatunga umugabo uzaba umugore wawe umutunga n'umugore uzaha umugabo wawe umutunga gusa itegeko rirafunguye riravuga ngo iyo bikenewe hano icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo gutanga ibitunga umuryango bishingira ku bushobozi bw'umwe mu bagize umuryango aha naba urugero umwe ashobora kuba ari umukozi afite umushahara w'ukwezi cyangwa w'umunsi undi akaba ari umushomeri ufite aho ukura ntabwo wasigane mugenzi wawe ngo naguhe ibigutunga kandi uzi ko nta habivana ahubwo urabitanga haba hari ikiguzi bishobora gutwara kugira ngo bitegurwe ukaba wamusaba ko abitegura gutanga ibitunga umuryango rero n'inshingano zawe zose hanyuma abana muzabyara mugomba kubarera mukabaha n'ibibatunga itegeko ritugira inama ko tugomba kubarera twisunze indangagaciro z'umuco nyarwanda sibyo ndabona mwarakaye ubundi mu muco wacu kirazira kubara abana kubana n'imbaraga z'umuryango ariko muri iyi minsi ugiye gushinga umuryango turagusaba gukora igenamigambi sibyo bwana Jean Paul turagusaba kugira umuhigo turagusaba gukorera ku ntego ibyo bintu uko ari bitatu ntabwo babigeraho udafite imibare z'umuco nyarwanda aba bana muzabyara ntibazatakaza irangamuntu yanyu bazaba abanyarwanda sibyo bavana hanyuma bazagira ubuzima bwiza butandukanye n'ubw'umwebwe abarera mufite inshingano rero zo kubaha ibibatunga mukanabarera hanyuma kugira ngo izi nshingano muzabashe kuzishyira mu bikorwa kuzikora ibikorwa muzabikore nuko mugomba kuba mufite ubushobozi hano tuvuga ubushobozi bushingiye ku byo mutunze nk'umutungo w'umuryango
ngira ngo mwiga umubano twabavuye ko umuryango udatunze utabaho sibyo jambo burya abakene baragowe niba mugiye kubaka imiryango mugamije kuzakena nabagira inama mukabivamo nibyo rwose nibyo ndimo ndavuga njye rero nanjye ndasenga ariko nemera ko nta n'umukene uzajya mu ijuru buri muntu wese agira ukwemera ko ntagira abunza kuyoboza ariko ibi iyo tubivuga tunabihuza na politiki nziza y'igihugu cyacu dufite yo kutagira imiryango iri mu bukene kutagira imiryango iri munsi y'umurongo w'ubukene n'icyaha ku banyarwanda ngira ngo nirwo urugendo twatangiye mujya mwumva gahunda nziza yo kwigira ku Rwanda ngira ngo mukigera hano mwatangiye cyangwa se n'ejo twiga umubano twatangiye tubasobanurira ijambo ryitwa umuryango igisobanuro cy'umuryango tugisanga mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ngira ngo babibabwiye mu ngingo ya 18 bavuga ko umuryango ari ishingiro niwe shingiro ry'imbaga y'abanyarwanda kugira ngo tugire u Rwanda duhera ku muryango kugira ngo tugire umurenge duhera ku muryango turi muri gahunda nziza rero yo ukwigira ku Rwanda ntabwo twavuga ukwigira ku Rwanda dusize ukwigira ku muryango sibyo abandi muzabyara abahungu mubyara abakobwa bibabaje ejo bundi tubonye abajyanama b'ubuzima barimo bagana mu rugo rwanyu babazaniye amata ni gahunda y'inyunganiramirire kubera ko abana banyu batangiye kugira ikibazo cy'imirire mibi bafite ikibazo cy'indyo ituzuye none umujyanama w'ubuzima azanye yafu yitwa shisha kibono ujya uyumva noneho bayise shisha papayi abapapa basigaye bimwe sinzi niba mwumva umuryango twifuza mu miryango igiye kuvuga kugira ngo n'ubundi no mu basenga twemera ko umuryango mwiza ari ijuru rito ijuru rero mvuga ni wa muryango ushobora kwikemurira ibibazo mu kinyarwanda cyiza reka mbasabe kuzagira ingo zidasaba umuntu ntimuzagira abo musaba kugira ngo mubashe kubaho n'umuryango ahubwo nimugire icyerekezo kiganisha ku iterambere ry'urugo rwanyu hanyuma rero kugira ibintu ni kimwe ariko no gutuma bya bintu bibaho n'ikindi iyo umutungo udacunzwe neza urayoyoka niyo mpamvu muza hano twabaganirije ku itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano ndetse n'izunguru tubabwira ko itegeko riteganya ko hari uburyo butatu bwo gucunga umutungo aho iyo tuhageze twibutsa abantu kugira ngo abakera abenshi nibyo twitaga gusezerana iyo twabazaga abantu ngo baje gukora iki naje gusezerana baje gusezerana iki uburyo bwo gucunga umutungo wanjye ni ikintu gikomeye cyane kimwe mu byatumye muza hano ni ukugira ngo mugire uburyo bwo gucunga umutungo wanjye iyo umutungo udacunzwe neza urayoyoka twavuga rero ko itegeko riteganya ko hari uburyo butatu bwo gucunga umutungo ivangamutungo rusange urakoze cyane twavuga ko ivangamutungo rusange ari amasezerano abashyingiranywe bagirana kumvikana kuvanga umutungo wabo wose yaba ibyimukanwa n'ibitimukanwa yaba ibyo wazanye cyangwa ibyo wasanze mukiyemeza no kuvanga imyenda yanjye yose imyenda nk'ibanyu ndetse n'abo muzabyara iyo mwahisemo ivangamutungo rusange ibigendanye n'imyenda nk'imyambaro cyangwa imitako buri wese agira ibye bihinduka umutungo bwite bw'umuntu ivangamutungo mu hantu twavuye ko ari amasezerano abashyingiranywe bagirana kumvikana kuvanga umutungo wabo ariko uhereye ku munsi wa mbere w'ishyingirwa ndetse n'ibyo bazunguka mu mibanire yabo aho amasezerano atangira kugira agaciro uhereye ku munsi wa mbere ayashyiriye mu mukono aho twababwiye ko ari uburyo abashyingiranywe byemewe n'amategeko bagiye n'uburyo bwo gutunga umuryango wabo ariko bahereye ku bushobozi bw'umwe mu bagize umuryango hanyuma buri wese akagira uruhare ku mutungo we ukaba wawugurisha wawutangaho impano wawukoresha ibyo ushaka byose kuko aba ari umutungo bwite wawe aha ni hahandi abantu babyuka mu gitondo bagenda uko baza kubaho urazana amazi urazana ibirayi uracana umuriro urazana uroza isafuriya mwamara kugenda uko muza kubaho buri wese agacupa akajya gushaka ibyo mu mutungo ngira ngo rero tumaze kubasobanurira twabasabye ko mwahitamo uburyo bwo gucunga umutungo wanyu
bifurije kuzaba abakire. Reka dushaka ubwami bw'ijuru bigishoboka, dushaka amafaranga. Murakoze cyane. Turimo turasoza rero, ntabwo twasoza tutabibukije ko muri iyi minsi turimo tubona ingo nyinshi zicingwa ariko ntizibeho. Turimo turabona abantu benshi bubaka ingo ariko mu gihe gitoya zikaba zasenyutse. Ngira ngo wenda no mu bashyitsi mwadusuriye uyu munsi wabasha kudukorera ubushakashatsi akatwereka impamvu gatanya zirimo ziyongera mu miryango. Nkaba mukabashije twajya duhera kuri ayo makuru mwaduhaye tukigisha imiryango igiye kuvuka kugira ngo dukumire isenyuka ry'imiryango. Ariko muri iyi minsi rwose turabona byabaye indwara. Ingo nyinshi zirimo zirasenyuka. Kugira ngo hari ibyo nkunda kuvuga hano, twebwe nko mu kwezi nibura hano mu murenge wacu dushyingira imiryango 57 niyo mwahera. Ubu saa 8 twari dufite abageni, saa 9 n'abafite saa 10 n'abafite ndarangiza gushyingira saa 10 n'igice. Uyu munsi ufite amakupure 30 niba ari n'akazi. Ariko iyo turebye mu kwezi nibura tubona imiryango 2 yasenyutse. Ni statistique mbi cyane. Ngira ngo wenda hari uko nshobora kubivuga abantu mukajya ngo ndabeshya. Muze no kureba uburyo abana badafite uburenganzira bwo kubaho barimo biyongera. Babana tuvuga abana bo mu muhanda. Bariya abana barimo biyongera buriya ni ibitambo by'imibereho mibi y'imiryango yabo. Barimo baraba ibitambo byo kutabaho kw'imiryango, gusenyuka kw'imiryango. Mwebwe rero mujye gushyingirwa uyu munsi, ndizera ko mutagiye kurushinga kuvuga ngo ejo tuzasenya. Sibyo bavana? Jewe Ibahe Felix maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Iradukunda Florance umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Iradukunda Florance maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ibahe Felix umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Mugambira cyane mwanditsi w'irangamimerere y'umurenge wa Gitega maze kumva amasezerano ya Ibahe Felix Iradukunda Florance bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Uzagira urugo rwiza. Mwiriwe nanone. Ijambo rya mbere mfite nyine ndashimira. Mpamvu ndashimira nyine ni uko twebwe ibi twarabiteguye, hanyuma mwebwe murabiteguza. Burya rero iyo umuntu yateguye ikintu aba agomba kugikora byanze bikunze. Uwagitegujwe we rero iyo agikoze aba ari impano. So rero tubashimira ubutwari mwagize kuza kudushyigikira kuri uyu munsi. Uyu munsi wacu ni umunsi ukomeye w'ubuzima bwacu. Ni umunsi tuba duhinduriyeho sitati byemewe n'amategeko agenga
y'u Rwanda yo niyo sosiyete tubamo. Ubuvango yaduhaye amabwiriza yatubwiye ati yego nibyo mwarakundanye. Ejo twigisha yaratubwiye ati nizanye ntabwo twabazanye. Ati rero twebwe icyo dushinzwe ni ukubereka umurongo hanyuma mugakomeza uwo murongo n'ubundi musanzwe muzi. So ibyavuye nyine aba ari byinshi, impanuro akenshi sinzi niba ari iz'isi yose ariko impanuro akenshi ziba zishingiye ku bitaragenze neza. Impanuro twabemeje nyinshi ziba zishingiye ku bitaragenze neza ndetse n'uyu munsi impanuro nyinshi 80% zishingiye ku bitaragenze neza. Ibyo rero byatubwiye yuko kutagenda neza bishoboka. Niyo mpamvu uko mwadushyigikiye uyu munsi bidakwiye kurangira, ukadushyigikira nyine mu mbaraga zanyu ndetse n'amasengesho ku bene. Hanyuma nyuma y'ibyo ndagira ngo tubamenye yuko dusa nk'aho dutangiye urugendo. Ni ukuvuga ngo muri bake dutangiranye urugendo iki gikorwa. Tugomba kuvuga ibirori muri rusange. Dufite ibindi birori bikomeye bizaba birimo abantu benshi, natwe dusa neza kurusha hano. Ndababwira rero, ndabashishikariza yuko ibyo birori mutagomba kubiberamo ndetse n'abandi batari hano bikadufasha nyine kubatumira. Igikorwa twakoze uyu munsi kirasanzwe, ntabwo ari gishya, abantu bose barakizi, niyo mpamvu kandi kivuyeho byinshi, gusa ni intambwe ikomeye tuba duteye. Abenshi iyo mbivuga gutya nyine barabyumva, hari igihe bavuga bati ariko bite, nanjye nkavuga ni byiza, akongera ati se bite, ariko navuze ko ari byiza, ikindi kibazo kiri ati ntabwo ari byo byiza nshaka kuvuga. Uriya mukuru w'umuryango ni Natali buriya muri batisimu, uvuga ngo anzigire umwana. Ni mukuru yanjye yose aho nahise hose aranzi cyane. Ari mu bantu bajyaga ampamagara namwitaba ni aro, akavuga ati bite se, ni sawa, ati ariko se bite, ni sawa, ati bite. Noneho nizere ko azajya avuga ngo bite, noneho ambwire icyo ashaka kumbwira. So ibyo kari agaciyemo, ariko ni icyerekana yuko umuntu nyine aba kwifuza kuza heza, kuko ntabwo ari inzira yacu, ahubwo ni inzira yacu n'abo twakomotse ndetse n'abakurambere twabayeho kubera iyi nzira. Niyo mpamvu nyine ari inzira yiyubashye cyangwa se iyo kubaha. So reka nongere mbashimire kabiri kuba mwatangiye hano mudushyigikira, nanone mbasaba gukomeza kudushyigikira kubikomeje. Ndagira ngo nabyo mbisubiremo gake cyangwa muri make uko bimeze. Uyu munsi wari umunsi bakunda kwita ngo ni civil cyangwa se mariage civil cyangwa se gusezerana mu rwego rw'amategeko, ariko nyine dufite n'urwego rw'idini cyangwa se kwa padiri, ndetse bizabanzirizwa n'indi mihango ya sosiyete yacu tubamo ariyo twita gusaba no gukwa. Ibyo rero biteganyijwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Urubango utubazo ukwezi kwa gatandatu rwose muzaze mwabukiriye. Tuzatangira saa 3 rwose tuzaba dutangiye, abakozi imisango bayivuga, abazaba bafite igikorwa cyo kumva gusa natwe twumve, hanyuma tujye mu misa.
nabyo ni Rwamagana, paruwasi ya Rwamagana ndetse hakurikiraho na reception. So ndababwiza ukuri rero tuzishima, ntituzanyoterwa ariko tuzasoma ducuruzi. So rero aho nsoreje ni karibu Rwamagana kandi ngiye kubashimira. Zaburi ya mbere.